umva niba ushaka dukundana igenda byemera sibyo ako kumyango uza no soje nje no kunsaba umugabo kuko ndi umugore sibyo cyane igiki kiri imbere ya natise iki ni bisanzwe ego bihenera abakira bacu gatsindwa no uhora wowe he mensa kureza ntwara gace sibyo bazatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba busa katika jina la Yesu ndahamagara imbaraga z'Imana ndahamagara ubutware bw'Imana ndahamagara ubushobozi bw'Imana abazimu bashe pepuka jina la Yesu mbana iki kintu azihamagara ndahamagara ubutware ndahamagara ubushobozi ndahamagara icyumba katika jina n'izina rya Yesu haleluya amaraso Yesu ntarogwa amaraso Yesu ntatongerwa topa nini nivovuwa toka shetani kwa jina la Yesu toka imbaraga mbi ndanetralishe ndagukubitse n'ikintu katika jina la Yesu satani sohoka umwuka w'ubutinganyi umwuka w'ubusambanyi umwuka w'ubusinzi abana abazimu umwuka w'abatinganyi no kuvumye satani nje mvuye mu gusenga mvuye guhamagara Imana ntikinishwa Imana nimenyerwa yemwe abanyarwanda yemwe abadesipora Imana ije guhindura ibyanze guhinduka Imana ije gukorana n'abantu bayisenze n'izina rya Yesu. Yes, nizere ko umeze neza cyane aho uri hose. Ubuzima bwacu TV ni channel yaje ibakangurira byinshi byetandukanye, stories z'abakozi b'Imana zibasanga ibyo ku mihanda byose muzajya mubibona. Tuzatandukira amategeko yacu ariko tuzagira inama tunakangurira urubyiruko kwiteza imbere, abari mu byaha nabo tubagira inama yo kubivamo nkuko mubona isadunda ry'umuhungu imbere yanyu rwose. Ariko kuri uyu munsi mufite icyo bita surprise. Kiganiro cyahise mwabonye umukozi w'Imana namusuhuze, nizere ko nabameze neza. Ambwira ati Isiyaka ndashaka rwose uwo muntu mugiye nzamusengere, ariko nizere ko tuzahura nawe. Umeze neza? Meze neza. Vuga ati bakore subscribe, like, share, comment ku buzima bwacu TV. Bakore niba muhariye bakore subscribe, like ndetse na comment ku buzima bwacu TV. Bakore subscribe sibyo ni ku buzima bwacu nasi TV. Umeze ute? Meze neza. Ko mbona asubirimo kuranga nyashye akabatinganya baravumwe ariko n'ubundi bahora na furi babona bameze ukundi kuntu none se meze neza. Reka rero nkubwire kuri uno munsi twakoranye ibiganiro byinshi no kuri Kigali News 150. Ahangaha turahari, muzamuhambona muhabone n'abagenzi bacu nimba n'inkuru ziri recordinze tuzibatemo. Mwe muduhe subscribe abari mu Rwanda abari mu bihugu byo hanze, twizere ko mumeze neza. Dusuze abantu b'imusanze ba mu majyaruguru, dusuzana Gisenyi, Rubavu, Burasirazuba ndetse n'Uburengerazuba, mwese nizere ko mumeze neza cyane. Wapfa yarihuse mama wawe arahari kubundi mera araho sibyo nuko ariko uri umugome gute wanze ko twongera gusubiranayo sibyo kari iwanyu se wazishubije mera wabonye ibintu yankubise ibaza umusubiye mu maso yago kubeta zikakwakiraho sibyo wavuye se mu byurimo ndi mu bice uri muri igishe cy'ubwo ngubwo ndimo kwigisha iki nubwo nanjye bari kosa ariko zo ko nagutumiye ariko uraza guhinduka pe hinduka wowe ukamendura wowe ngiye kukugira inama va muri ibyo ngibyo ubu umugabo nyamugabo uzabyara hungu nakobwa uzarerera u Rwanda ugahekera u Rwanda uve muri ibyo biri bakuntu wamba umugabo ni so wo kwasagokuruza byarasagokuruza wo kwasagokuruza waso nge ntukanyeta umugabo wa sinde umugabo wawe cyeka mushaka dukundana cyeka mushaka dukundana sibyo umva niba ushaka dukundana igenda byemera sibyo ako kumyango uza no soje nje no kunsaba umugabo kuko ndi umugore sibyo cyane igiki kiri imbere ya natise iki ni bisanzwe ego naretse ko umeze nkanjye nubwo ntigize umukobwa nkawe ego aha niho nkabona umeze nkanjye bihenera abakira bacu gatsindwa no uhora wowe he mensa kureza ntwara gace sibyo reka rero nkugira inama dore umwaka urarangiye. Yego.
umwaka urangire ujugunye ibyo ngibyo wambaye agapantaro keza wambaye agashati keza wikuye ibyo bisatsi uri mujya muri bogari dore ko ufite n'imfuniko wazina ngo niz'abakobanyi izo mfuniko ni nziza rero n'amaboko ameze nk'ay'ibyihebe imfuniko zanjye ni nziza sibyo imfuniko ni abasore bankundira sibyo urumva ariko reka mbwira nzagutaho ibitero ku buryo uzahinduka muri kuno kwezi ariko mpinduke kimane sibyo kuva mu byari bwo kujijuka hajijuke wowe ubishaka ureba kubyara banga afite umubyeyi afite umwana ntabwo abanye ibyankorese yarakujugunya ariko none se nimba aranjugunye rero reka nibere cyoma hasi ubundi utegera he negera he za Sadoma mba niyo za Nyamirambo ntago wahazi wacu ntago wahazi Nyamirambo ndahagera ariko tukagusa n'injoro narindi he ariko saa 10 n'injoro narindi he saa 10 z'ijoro ariko umva no saa 8 saa 9 mba mari none se ariko kandi masaha ntago bahari kushimfite sibyo urumva edo nago ngenda nitwaje ibikoresho sibyo urahiye sinya nitwaje umujyaba narwara n'imitezi na zamburwa ngo nshaka ko njya kubyumva mu mubiri wanjye sibyo umuntu ujya kugusamanyira mu prudence ndayimuha abera mbonye ikintu kizima ndayimuha mbonye ikintu kizima gushishikariza abantu kutarwara sida ariko ngo wagiye kuza urukingo rutuma umuntu atazarujya rwara sida urukingo rwo rugiye kuza urumva ko umuntu atazongera kurwara sida inda se zitateganyijwe oya nabyo leta ari ikintu izabikoraho ikabihindura yego aromewe uno muntu wanjye nako namutegereje namubuze sha kiro kiganiro nzi ko uza guhinduka nutanahinduka nta uzahinduka reka nkubyire sibyo ngenda nkunda kwita abantu ngo bebe cyaswete cyama my love sibyo ariko kumbya ngo ndahinduka kakereka unguriye agacupa ukangura icyo kunywa kumva mfite n'ishyaka mana sha none reka nkubise story uyu munsi ninde kumwe n'umugabo urumva sha yari kumwe n'umugabo mwiza ikigabo kiza shaka cyankunze urumva ikigabo cyankunze byatsari twabusa nukwiyambura iyo myambaro mibi yesa kwambikiye y'ubukwe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbere ye bazahinduka ubwoba busa katika jina la Yesu ndahamagara imbaraga z'Imana ndahamagara ubutware bw'Imana ndahamagara ubushobozi bw'Imana abazimu bashe pepuka jina la Yesu pepuka jina la Yesu mfana iki kintu ni gicundambika ho urifunze cyo nanshaka henze hari tene ngufitiye urashinze uraje Yesu keke we reka nkubyiza ntabwo bajya bazimfatira nta muntu umva please ndakwinginze numva ushaka kuzasajya genda ureba abandi uzakirezaho ndakwiyamye n'ikindi gihe n'undi munsi ukuntu worandamika ibyo n'ibicyo ndambikaho katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ nom de Jésus Christ ndakubita abazimu ndakubita abazimu ndasenya ndaritura katika jina la Yesu 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 imbaraga mbiza shitani ndazineta ndambura agaciro ingaba z'umwijima abo bazimu katika jina onode jina la Yesu Kristo mva ko de Jésus Kristo imbaraga z'Imana imbaraga zihindura izafasha Sawuli ndahamagara ubutware ndahamagara ubushobozi ndahamagara katika jina n'izina rya Yesu imbaraga z'Imana ndirukana
mwuka mubi, myuka y'abatinganyi, abasimu n'abasimukazi, abagome n'abagambanyi, abarozi n'abarogesha, toka shetani, toka shetani, toka shetani. Urihana, 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 betov, koze po, ni toben, wi, ki, kajinas. Ujye kumbaga ariko ndahagarika ingabo z'umwijima, ujye kumbaga, ndahagarika ingabo z'umwijima, mwuka wo kuyoberanya, mwuka w'ubusambanyi, mwuka w'ubutinganyi, mwuka w'ubusinzi, satani ndakuvumye, satani ndakuvumye, toka 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kajina Yesu, ndi mu mbaraga z'Imana, ndi mu butware bw'Imana, ndi mu bushobozi bw'Imana. Umwuka mubi wateye, umwuka mubi winjiye, ndawuvuma, ndawuhagarika, ndasenya, ndaritura, ndakubita hasi byishyize hejuru. Ihane, atura, 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 kuko urupfu ruri hafi yawe, kugirirwa na Imana. Toka toka toka, bika kajina Yesu, kajina Yesu, kajina Yesu, kajina Yesu. Mumereza amazi, mumereza amazi, nirukana ingabo z'umwijima, mwuka mubi w'ubutinganyi, umwuka mubi winjiye, ndawuhagarika, ndawuhagarika mu izina rya Yesu. Oh Baba mutagatifu, Mana ishoboye byose, aya ni amazi mu mbaraga mpabwa n'Imana, Imana twasenze, Imana yatabaye Eliya, igatabara ikamanura umuriro, ugatwika igicaniro cya Bayali. Aya mazi ndayahindura amaraso. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaraso Yesu ntarogwa, amaraso Yesu ntatongerwa. Topa nini nivovuwa, toka shetani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka 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 toka, imbaraga mbi, imbaraga mbi, ndazinetralishe, ndanetralishe. Ndakukubitse n'ikintu gihe uremena amazi, uremena amazi, uremena amazi, uremena amazi. Imbaraga mbi za shetani ndazitwika, niva mu butayu, ndahagarika izo ngabo, ndahagarika, ndahagarika, ndahagarika. Katika jina la Yesu, satani sohoka, umwuka w'ubutinganyi, umwuka w'ubusambanyi, umwuka w'ubusinzi, toka toka toka, ndakuvuma shetani, mambo y'agaciro, toka shetani, izina rya Yesu. Sha uremeye pe, wafashwe. Yego, yego, ehe, kapfuye se, nesura, neza kumwisha, kumwisha. Haleluya, imbaraga zawe nizamamare mu gihugu cy'u Rwanda, Imana nkuru ni yamamare, amamara, amamara Yesu. Abantu barakumenyereye ariko ntujya umenyerwa, abantu barakwitiranya ariko ntujya witiranwa. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana ifatika, uri Imana ifite icyubahiro, uri Imana ifite ubudahangarwa. Nzakuvuga mu butatu butagatifu, nzakuratira abatakuzi. Uri Imana itanga gukira, uri Imana itanga gukizwa. Wasuye Sawuli aba hasi yubamye, aka kanya ndashaka igitangaza kiboneke mu mujyi wa Kigali, igitangaza kiboneke mu mujyi wa Kigali. Bavuga kuri Imana, bavuga ko ushoboye byose, bavuga kuri igitare, ntabakubanjirije. Umwuka mubi ndawuvumye, umwuka ubu ngo bagiye guhembuka, yatuye nabye agiye kwivuga se, ubaratu azahino yakako yakunaniye ngora mushobo kigaragaza ko ari umwuka w'ubusambanyi. Topene vone korade ni desino pandone fa hatize powaya. Nimukajya shyaka, nimukajya mumenyera ngo mushaka kunkinisha ubukomedi. Njyewe ntaganye na komedi, ndi mu mwuka w'Imana. Aba ni abazimu, umwuka mubi w'abatinganyi no kuvumye satani. Njye mvuye mu gusenga, mvuye guhamagara Imana. Imana ntikinishwa, Imana nimenyerwa. Yemwe Abanyarwanda, yemwe abadesipora, Imana iraje, Imana ije guhindura ibyanze guhinduka, Imana ije gukorana n'abantu bayisenze. Mu izina rya Yesu nahaguruka yature.
pfukama wature mu izina rya Yesu atura ihane mu izina rya Yesu ihane imbaraga z'Imana imbaraga zifatika imbaraga zihindura imbaraga zitanga agakiza kati kwa jina la Yesu nimukamenyera Imana nimenyerwa Mana ninegurizwa isuku. Oh, pardonnez-moi ça. Et tant de fois yagene tando. Meni tant de filles grenemo. Yeni mukajya munyinisha ubukomedi nge simba ndi gukina komedi. Yendi umukozi w'Imana. Ibi bintu yigize ndabivumye mu izina rya Yesu. Mana arambwiye ngo ninsenga izanyumva. Irambwiye ngo nimpamagara Imana izanyitaba. Irambwiye ngo uzanyitambika nawe izamukura mu nzira. Niba ushaka gakiza, niba wumva ushaka kubaho, ukemera gukorera Imana. Kama watura ibyaha byawe mu izina rya Yesu wakira amaraso ya Yesu ahindura amaraso ya Yesu ategeka amaraso ya Yesu atsinda amaraso ya Yesu ntajya amenyerwa nshuti yanjye amaraso ya Yesu ntajya ahinduka amaraso ya Yesu ntarogwa amaraso ya Yesu ntavogerwa amaraso ya Yesu atura Imana iguzeho Imana guhagakiza dore wari uri guhebeba nk'ihene ariko Yesu akujeho wabona imbaraga z'Imana meze neza imbaraga z'Imana imbaraga mvaga ndahano seya mvuye hano kora imbaraga nirukanse kizwa mu izina nirukanse cyane ndagenda kizwa none se uranje kizwa mu izina rya Yesu ndi mu rusengero kizwa naje mu rusengero kati ngiye mutamamaje yewe uri mu rusengero no sonde hano ndi mu rusengero ese mukozi Imana yagusengera mukozi Imana yagusengera ntabwo mkibo tikachina Yesu atura mu izina rya Yesu atura mu izina rya Yesu atura mu izina rya Yesu hungu urupfu hungu udapfa 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 atura mu izina rya Yesu umubyeyi burere biri murakora arumva yende nanabitinya afite abavandimwe bagendana babare hafi guhamagara baza barebe ko amusengeye byanya ibiza kubaho urumva uzabyirengera Imana indimo ntagitsindwa arimo arapfundura Prudence agomba kwatura ndakorahiye agomba kwatura cyangwa umwuka mubi w'ubusazi kwaza cameraman ngiye guhamagara bene wabo kwa jina la Yesu katika 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 jina la Yesu ndirukana ingabo z'umwijima ndirukana abazimu ndirukana ubusambanyi koma shatani onodo Yesu Kristo wamugize ute uyu ni umwana se wamugine yabaye imyuka mibi dusobanure ntabwo dushaka kubyumva yabaye papuka jina la Yesu ndirukana ibitero by'abazimu ndavuganye n'Imana ishobora byose toka mbaraga z'Imana ntabwo umwuka w'Imana papa mbaraga z'Imana nyine nadusobanurira ukuntu byagiye n'umukozi w'Imana none se ko mbona ari kwiyambika bino muri bino byaha abo umugabo nyamu kwa jina la Yesu 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 ubusambanyi bwawe no kurara mu kabari atura kurara mu kabari toka shetani kwa jina la Yesu ubusambanyi bwawe utwara abagabo babandi koma katika jina la Yesu mbaraga mbiza shitani ndazinetralije imigambi y'ababisha ndayinetralije mwuka mubi w'ubusambanyi mwuka mubi w'ubuhehesi mwuka mubi wo gusambana ndawuvumye mu izina rya Yesu nimutihana muzapfa dore inkota y'Uwiteka irabanguye inkota y'Uwiteka irababanguriye abasambanyi kama shitani katika jina la Yesu katika jina la toka
izina rya Yesu imbaraga z'Imana 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 Nanjye bagenda kura bene tata Kari murahamagara iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru baranezerwa ntutava muri ibi byaha ibyaha by'ubusambanyi ibyaha by'urukozasoni ndakubwira ndaguhamagarira kugira ngo watura Imana ikubabarire kandi Imana izakugirira neza Imana izakugirira impuhwe jambo ry'Imana Zaburi ya mbere avuga ngo riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo nahagarare mu nzira abanyabyaha ngo niyicarane n'abakobanyi ngo wazahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo kera imbuto zakibiba byacyo ntabwo byuma ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera byiza wakambara costume kakubera dore ubusura abana ufite ubuzima urabana aho ugeze ufite ubuzima ndakubwira ngo wihane Imana ikugirire neza wihane wakira agakiza wihane wakira imbaraga wihane wakira ubutware bw'Imana wihane nawe uberwe ko mashatani mu izina rya Yesu niyo mpamvu abantu badakorera Imana abantu bakorera Imana bayibeshya niyo mpamvu abantu banze gukizwa abantu banze gukizwa bose bazaba nk'abasazi pati kwa jina la Yesu urihana igihe utarihana uzaba iciro ry'imigani igihe utaratura bariya nabona bafite ibyaha byinshi nabibarondoye bumvise yabaye nka ya nkuru ya Yesu babaye nka ya nkuru ya Yesu ukuntu yunamye akandika kundwanya bumvise ibyaha byabo umwuka uri kujya ubimishurira bahita bagira isoni bariruka abakoresha madame kandi urwicyangugu wasanga ariyo hoya njyewe ntabwo naje kuroga ntabwo turoga imbaraga uzikura he tuzikura mu mbaraga z'amasengesho kwiyiriza ubusa no gusenga bituma duhabwa imbaraga n'ubutware byo kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu yaravuze ngo tugere ikirenge muke twizera kandi kwizera n'imirimo n'ibyo bitsinishiriza umukristo Imana ndakubwira rero ngo wihane kuko nutihana kaga kuwiteka kujeho nkota y'Uwiteka izajya nkota y'Uwiteka ibanguriye abasambanyi n'abakora ibiteye ubuzima bwacu TV byino munsi byo kuvuga mama yakana kabarore akana warahinduka ava mu butinga ntatabava amagomba no gusarakiruka ku musozi kuko Imana ifite imbaraga n'ubutwarere Imana niyirema niyishyiraho igakuraho ntabwo Imana wayikoze isoni uyu yigeze asenga yigeze akorera Imana none yarabiretse niyo mpamvu Imana igomba kumugira kabarore ku musozi mukaroti se yahindutse inyike arimo aravanamo n'amasheni none arimo aravanamo n'amasheni umunye ntabwo bamfite kuko nivuganye n'Imana ishoboye navuganye n'Imana kandi umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru aranezerwa wahoze uririmbira Imana wahoze usenga urangije amatiku utangira kumva ubukene bukugoye uza kwicuruza uzakazana umwuka w'ubutinganyi inkota y'Uwiteka igomba kukurya kandagara ku musozi ariko ni wemera ukihana wahagaze neza muvanye Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere avuga ngo ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukiza ngo ugutwi ni kwapfuye ngo ananirwe kumva ngo ahubwo ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu niko bibatandukanya nawe bigatuma bima ibyo byose bareka ibiganza byanyu ngo byahindanishijwe n'amaraso niyo mpamvu nkubwira ngo wihane mu izina rya Yesu barahiye mu izina rya Yesu ko si bibiri gusa n'amasengesho izina rya Yesu basi mugira ubuzima bwihagare nkawe nose mu izina rya Yesu ibi ni ibyaha bimurimo igihe ataratura ubusambanyi igihe ataratura abantu nase bari ahora bafashe ko dora kuntu bigunze bari nibatihana nab'inkota y'Uwiteka iraje ngo nango bajya mu busambanyi Imana irarambiwe ibyaha bikorwa Imana irarambiwe kuyishorogotora Imana irarambiwe kuyisuzugura no kuyisuzuguza Imana irambiwe ibyaha biri gukorwa Imana irarambiwe ije gushira ku kabarore ije gusaza abantu banze kuyumvira ije kuba inkota y'Uwiteka izabajya n'umudakora ibyo gukiranuka ko mashitani mu izina rya Yesu ko tikajina la Yesu katika jina la Yesu uremera kwatura cyazo nagari maravuga uremera kwatura mama ngiye mbivuyemo gumana umuntu wawe ngiye mvanyeho kamera yanjye ibindi n'ibyawe uyu ngo yagomba gukizwa tuzaba tubiri aho mvuye kuvugana n'Imana we uyu ni umunyago nzageza imbere y'Imana nkavuga yuko namubwirije ubutumwa namwe mwese mudukurikiye ijambo ry'Imana nyavuze kandi kuva mu byaha niko kujibuka ngo umunyabyaha nareke ingeso ze
ameze mbi ngo Imana izamugirira impuhwe n'imbabazi ngo yemwe abasenga ngo nimugahweme ku manywa na nijoro ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi ya mbere igice cya 1 ngo ahiriwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo wasahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyera imbuto zaki igihe cyacyo ngo ibibabi byacyo ntibyuma ngo icyo azakora cyose kizamubera kiza ngo ariko ababi ntibamera batyo ngo ababi bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga ngo kandi bazatsindirwa haleluya ngo bazatsindirwa mu iterano ry'abakiranutsi niyo mpamvu uramutinganya agomba gutsindirwa imbere yanjye Yesu ushimwe niyo mpamvu agomba kugwa hasi akubara izina ry'Imana rigashyirwa hejuru yemwe banyumva mwese nimwamamaza inkuru y'Uwiteka Yesu ari hafi kuza kandi aje kugirira neza abantu bamubaye imbere ariko aje gushyira ku karubanda abantu banze kumusengera mu kuri no mu mwuka niko ijambo ry'Uwiteka rivuga amina.